أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. أما بعد، ikuzo nishimwe nta wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah yuko yatakina umwayi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamarayika, akanayihundagazaho amahoro n'imigisha yo nabayo mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo agaragu ba Allah, dukomeje isomo ryacu rya hadithi mu gitabo Arba'una an-Nawawiyya, aho tukiri kuri hadithi ya kabiri. Kubyo dukura muri iyi hadithi turacyari ku kintu cya 9 ku bijyanye n'inkingi z'ukwemera. Twabonye yuko Jibril alayhi salam yabajije intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ati akhbirni anil iman, mbwira ku kwemera. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama iramubwira iti antu'mina billah, nukwemera Allah wa malaikatihi, n'abamalayika ba Allah, wa kutubihi, n'ibitabo bya Allah, wa rusulihi, n'intumwa za Allah. Aho ngaho niho twari tugeze, tuvuga mu ncamake ibijyanye no kwemera intumwa. Ejo hashize twagerageje kuvuga ibintu bigera kuri 4. Twavuze yuko intumwa tugomba kwemera yuko ari abantu Allah yahisemo akabaha ubutumwa kugira ngo bageze ku bantu ukuri, babavane mu mwijima w'ubuyobe, babajyane ku rumuri rw'ubuyoboke. Tunabona aya aho Allah yavuze ati walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, twohereje muri buri muryango intumwa, ani'budullaha, kugira ngo zibwire abo bantu zoherejweho ko bagomba kugaragira Allah, wajitanibu taghut, bajye kure n'ibangikanyamana. Uwo ni wo murimo w'intumwa. Hanyuma muri ibyo ngibyo wenda kugira ngo dukomeze, twahagurukira aho ngaho tuvuga imwe mu mvugo y'umumenyi bita al-Imam az-Zuhri rahimahullah, yavuze ku bijyanye n'intumwa nk'uko biri muri Bukhari. Qala az-Zuhri, al-Imam az-Zuhri yaravuze ati min Allah azza wa jalla ar-risala. Al-Imam az-Zuhri rahimahullah yaravuze ati min Allah azza wa jalla ar-risala, ngo kuri Allah subhanahu wa ta'ala niho hava ubutumwa. Arakomeza agira ati wa ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-balagh, ndetse no ku ntumwa ya Allah sallallahu alayhi wa sallam al-balagh, nukugeza ku bantu ubwo butumwa. Hanyuma Imamu az-Zuhri asoza agira ati wa alayna at-taslim, natwe tugomba guca bugufi tugashira mu bikorwa bwa butumwa twagejejweho. Natwe tugomba guca bugufi tugashira mu bikorwa bwa butumwa twagejejweho. Ibi ngibi biri muri Bukhari, muri sahihi Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze muri Qur'an ati ya ayyuhar rasul, yewe ntumwa, balligh ma unzila ilayka min rabbika, geza ku bantu ibyo wamanuriwe ku Mana yawe. Ya ayyuhar rasul, yewe ntumwa, balligh ma unzila ilayka min rabbika, geza ku bantu
ibyo wamanuriwe na nyagasani wawe. Allah arangije aravuga ngo wa illam taf'al, ngo nuramuka utabikoze, fama ballaghta risalatahu, ntabwo uzaba wagejeje ku bantu ubutumwa bwe. Fama ballaghta risalatahu, ntabwo uzaba wagejeje ku bantu ubutumwa bwe. Ibi ni surati Maida aya 67. Ibi ngibi ni nk'ibisobanuro bya Imam Zuhri. Al-Imam al-Bukhari yabizanye byombi, yazanye iramvugo ya Imam Zuhri ashiramo iyi aya aho Allah yavuze ati ya ayyuhar rasul, yewe ntumwa, balligh ma unzila ilayka min rabbika, geza ku bantu ibyo wamanuriwe n'Imana yawe, cyangwa se ibyo wamanuriwe na nyagasani wawe. Wa illam taf'al, nuramuka utabikoze, fama ballaghta risalatahu, nuramuka utabikoze ntabwo uzaba wagejeje ku bantu ubutumwa. Ahangaha harimo ari amagambo ya al-Imam Zuhri, na dalili yayo niyo ngiyo iyo aya tumaze gusoma. Idhan intumwa zabaga zigomba kutugezaho bwa butumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atanga ubutumwa, intumwa zikabutugezaho, natwe dutegetswe kubushira mu bikorwa. Tugikomeje nanone twavuze intumwa ya mbere yabanje, tugikomeje nanone twavuze intumwa ya mbere yabanje. Iyo ntumwa ya mbere twavuze ko ari Nuhu alayhi salam. Tunabona aya igaragaza yuko Nuhu alayhi salam ariyo ntumwa ya mbere. Wayajib, ni na ngombwa ko tuvuga intumwa ya nyuma. Intumwa ya nyuma rero ni iyihe? Cyo ni ikibazo. Twandike intumwa ya nyuma yasozereje izindi ni iyihe? Intumwa ya nyuma yasozereje izindi ni intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa yasozereje izindi ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Intumwa ya mbere ni Nuhu alayhi salam, twabonye aya. Intumwa ya nyuma yasozereje izindi ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibi ngibi bidufasha iki? Kumenya intumwa ya nyuma bidufasha kugira ngo twadutsiko nk'aba Ahmadiyya bavuga yuko umukurambere wabo yari intumwa, ariwe bita Ahmad Mirza, uwo bita Ahmad Mirza Ghulam, waje avuga ko yahawe ubutumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, gahabwa n'ubuhanuzi. Ibi ngibi bidufasha kugira ngo umuyisilamu ahita amenya yuko iyo atari intumwa. Intumwa ya nyuma ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, la nabiyya ba'dahu, nta ntumwa yaje nyuma ye. Gihamya y'ibyo ngibyo ni aya iboneka muri surati Al-Ahzab aya 40. Dalili igaragaza ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ariyo ntumwa yasozereje izindi ni aya ya 40 muri surati Al-Ahzab, aho Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ati ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Allah yaravuze ati ma kana Muhammadun, ntabwo Muhammad aba ahadun min rijalikum, ntabwo ari se wa buri umwe wese muri mwe. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, ntabwo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ari se wa buri umwe wese muri mwe. Allah arangije aravuga ngo walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, ngahubwo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ni intumwa ya Allah, akaba ari nawe wasozereje intumwa n'abahanuzi. Hanyuma Allah asoza aya agira ati wa kana Allahu bikulli shay'in alima, kandi Allah subhanahu wa ta'ala
niwe uzi buri kimwe cyose. Turasubiramo aya yamya igaragaza ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ariyo ntumwa yasozereje izindi zose. Ni aya 40 muri surati al-Ahzab, aho Allah subhanahu wa ta'ala yagize ati: ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, ngo ntabwo Muhammadi ari se wa buri umwe wese muri mwe, ntabwo ari umubyeyi wa buri umwe wese muri mwe. Walakin, ahubwo Muhammadi Rasulallah, ni intumwa ya Allah, wa khataman nabiyyin, kandi niwe wasozereje intumwa zose. Allah arangije asoza aya agira ati: wa kana Allahu bikulli shay'in alima, kandi Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi buri kimwe cyose. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ko tubibonye muri iyi aya, niwe wasozereje intumwa ndetse n'abahanuzi. Allah ati: ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, ntabwo Muhammadi ari se wa buri umwe wese muri mwe. Walakin, ahubwo Muhammadi Rasulallah, ni intumwa ya Allah. Icyo ni icya mbere tuvanamo ko ari intumwa ya Allah. Icya kabiri, wa khataman nabiyyin, ni nawe wasozereje intumwa ndetse n'abahanuzi. Allah arangije ati: wa kana Allahu bikulli shay'in alima, kandi Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi buri kimwe cyose. Nyuma yo kumenya yuko rero hari intumwa ya mbere ariwe Nuh alayhi salam, tunamenye yuko intumwa yasozereje izindi ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uzavuga yuko ari intumwa ba'dahu, nyuma y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, uko kwivuga ko ari intumwa kwe bizaba ari ibinyoma. Wakadhalika, uzivuga ko ari umuhanuzi, nguwo nawe azaba abeshe, kubwo kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaratubwiye muri Qur'ani ko intumwa ya nyuma ni Muhammad. Ikindi nuko ibingibi bituma uyu muntu ahakana iyi aya. Bisobanuye yuko umuntu wese winjira mu gatsiko k'aba Ahmadiyya lazima ahakana iyi aya. Reka dukomeze isomo ryacu. Ahangare turaza kubona mu byo twabonye ubwo ibintu bigera kuri 5. Niturangiza duhite twimukira ku yindi nkingi. Icya mbere, twabonye ko intumwa ari abantu. Icya kabiri, tubona ko abo bantu Allah yabahisemo. Icya gatatu, tubona ko yabahisemo kugira bageze ku bantu ubutumwa. Twabonye yuko Allah yabahisemo kugira ngo bageze ku bantu ubutumwa. Icya kane, twabonye ko hari abo Allah yatubwiye inkuru zabo, ni intumwa 25. Izo ntumwa Allah yatubwiye ni intumwa 25. Ahangaha wenda nabongereraho ikintu, 18 zose Allah yazivugiye rimwe muri surati Al-An'am. Ntabwo turi buze kuvuga izo aya zose, ariko turabereka ngo ni aya kangahe kugeza ku ya kangahe kubera igihe. Intumwa 18 Allah yazivugiye rimwe muri surati Al-An'am, kuva kuri aya ya 83 kugeza kuri aya ya 86. Naho 7 zisigaye Allah yagiye azivugaho ukwazo, ugasanga ziri mu sura runaka ukwayo. Arizo Adam, Idris, Hud, Salih, Shuaib, Dhulkifl ndetse na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idhan ni intumwa zingahe? Ni intumwa 7. 18 guteranyaho 7 ni 25. Izo nizo ntumwa Allah yavuze muri Qur'ani. Gishamikiraho nuko tumenya ko hari izo Allah noneho atavuze. Izo zose ni intumwa tugomba kuzemera, twaba twarazimenye cyangwa se tutarazimenye. Ibi bikinjira mu kwemera intumwa muri rusange. Ikindi, muri izo ntumwa 25 harimo intumwa 5 bita ulul azm, intumwa zimbonera kurusha izindi.
intumwa zose ni imbonera, ariko hari intumwa zifite agaciro kurusha izindi, bazita ulul azmi minar rusul. Izi ntumwa ni intumwa eshanu, turaza kuzivuga twihuta. Intumwa ya mbere ni Nuh, hagakurikiraho Ibrahim, hagakurikiraho Musa, hagakurikiraho Isa, hagakurikiraho Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Iri zina ulul azmi ryaje muri Qur'an, muri surati Al-Ahqaf aya 35, aho Allah avuga ati fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, uzihangane nk'uko intumwa z'imbonera zihanganye. Nyuma y'aho ngaho, ibyo ngibyo ni ibintu bine tumaze kuvuga. Intumwa zose ni abantu uko ari 25. Nanone Allah yazihisemo, nanone azihitamo kugira zigeze ku bantu ubutumwa. Nanone hari izo twabwiwe 25, hari n'izo tutabwiwe. Izo zose tugomba kuzemera. Icya gatanu twongeraho nuko intumwa ya mbere yoherejwe ni Nuh, iya nyuma yoherejwe ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Iya mbere yoherejwe ni Ibrahim alayhi salam, iya nyuma yoherejwe ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Natwe abayisilamu la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, nta ntumwa n'imwe tujya dutandukanya n'indi mu ntumwa za Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko twabivuze mu buryo burambuye ejo hashize. Noneho tugiye kwinjira ku yindi nkingi, ariyo nkingi ya gatanu. Tugiye kwinjira ku yindi nkingi, ariyo nkingi ya gatanu. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama yasubije Jibrili iramubwira iti wal yawmil akhir, ukanemera n'umunsi w'imperuka. Wal yawmil akhir, ukanemera n'umunsi w'imperuka. Bisobanuye ko no mu nkingi zo kwemera harimo kwemera n'umunsi w'imperuka. Kwemera uyu munsi w'imperuka, tugomba kwemera ibintu bikurikira mu ncamake. Twandike ibintu tugomba kwemera kugira ngo twemere umunsi w'imperuka. Icya mbere, tugomba kwemera ko uyu munsi uzabaho. Icya mbere, tugomba kwemera ko uyu munsi w'imperuka uzabaho, kandi tukanemera ko turacyari kuri icyo cya mbere. Allah subhanahu wa ta'ala azazura abari mu mva bose, kandi tukanemera ko Allah subhanahu wa ta'ala azazura abari mu mva bose. Icyo ngicyo ni icya mbere. Tugomba kwemera ko umunsi w'imperuka uzabaho, tukanemera ko Allah azazura abantu bose bari mu mva. Ubwo ni igihe bazaba bamaze kuvuza impanda. Icya kabiri tugomba kwemera ni ukwemera ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ndetse n'intumwa ye ko bizaba kuri uwo munsi. Icya kabiri tugomba kwemera ibyo Allah n'intumwa ye batubwiye ko bizabaho kuri uwo munsi. Icya nyuma aricyo cya gatatu, tugomba kwemera ibihembo Allah subhanahu wa ta'ala azahemba abemeramana, haba igihe bari mu mva ndetse no mu juru. Nanone tukanemera ibihano Allah azaha abamwigometseho, haba mu mva ndetse no mu muriro. Tugomba kwemera ibihembo Allah subhanahu wa ta'ala azahemba abemeramana, haba mu mva, kubera ko naimul janna,
ibihembo byo muri aljana, inema zo muri aljana n'ingabire bitangirana na hayatul barzakh, cyangwa se n'igihe umuntu amaze gupfa, gukomeza kugeza ku munsi w'imperuka. Ibyo rero tugomba kubyemera. Nanone tukemera ibihano abigometse kuri Allah subhanahu wa ta'ala bazabona kuva mu mva kugeza ku munsi w'imperuka no mu muriro. Ibi byose bifite gihamya muri Qur'ani ndetse no mu mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ariko mu rwego rwo guhina ntabwo turi buze kubigarukaho. Ikindi nanone, uhakanye ikintu kimwe mu byo twabwiye ko bizabaho ku munsi w'imperuka, uyu nguyu nawe ibyo bishobora kumuvana mu Uislamu. Ubwo impamvu nkoresheje ijambo ngo bishobora nuko ntabwo mu Uislamu tuvuga ngo yavuye mu Uislamu gutyo gusa n'ururimi rwacu, ahubwo uyu muntu hari ibyo tubanza tukareba niba ibyo yahakanye yarabifitiye ubumenyi, niba yarabigendereye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu uvuze ngo ashobora. Kubw'ibyo icyo twavuze ngo umuntu agomba kucyemera cyose kuva igihe twahereye tuvuga inkingi z'ukwemera, icyo ngicyo umuyisilamu aba agomba kucyitondera. Icya nyuma mu nkingi z'ukwemera ni al-imanu bil qadar, ni ukwemera igeno ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ni ukwemera igeno ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aricyo cya gatandatu mu nkingi z'ukwemera. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi yasubije Jibril aravuga ati, wa antu'mina bil qadar, ukanemera igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, khayrihi wa sharrihi, iryiza ndetse n'iribi. Kwemera igeno ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ko Allah subhanahu wa ta'ala yagennye ibyo ngibyo, ugomba kubyemera. Bisobanuye ko umuyisilamu agomba kwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala yagennye ibizabaho byose kugeza ku munsi w'imperuka. Tugomba kwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala yagennye ibizabaho byose kugeza ku munsi w'imperuka. N'igeno rifite inzego, twandike n'igeno rifite inzego rinyuramo. Igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se ibyo Allah yagennye bifite inzego binyuramo. Kugira ngo tuvuge ngo twemeye igeno, tugomba kwemera izo nzego. Urwego rwa mbere, umwemeramana agomba kwemera ubumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwahozeho. Icya mbere, umuntu agomba kwemera ubumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwahozeho kuri buri kintu cyose. Twandike, icya mbere, umuntu agomba kwemera ubumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwahozeho kuri buri kintu cyose. Ubwo mu ncamake tukamenya ko Allah yahoze azi ibyabayeho n'ibizaba n'ibitari byaba biramutse bibaye uko byaba bimeze. Allah yahoze azi ibyabaye n'ibizaba n'ibitari byaba biramutse bibaye uko byaba bimeze. Icyo ngicyo umuntu agomba kucyemera. Tugomba kwemera ubumenyi bwa Allah bwahozeho kuri buri kimwe cyose. Icya kabiri, tugomba kwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala yanditse igeno. Tugomba kwemera ko Allah subhanahu wa ta'ala yanditse igeno. Icya gatatu, tugomba kwemera ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala kuri buri geno. Icya gatatu, tugomba kwemera ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala kuri buri geno. Allah yavuze ngo iki muri aya?
muri surati takwir, wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, ntacyo mwashaka keretse icyo Allah subhanahu wa ta'ala yashatse. Rero twemera al-mashi'a, ko Allah subhanahu wa ta'ala yashatse ibyo yagennye byose, nta cyaba mu bwami bwe keretse icyo yashatse. Icyanyuma ari cyo cya kane, cyangwa se ari rwo rwego rwa nyuma rwa kane, icya kane nuko Allah subhanahu wa ta'ala yaremye anashiraho ibyo yagennye. Icya kane nuko Allah subhanahu wa ta'ala yaremye anashiraho ibyo yagennye. Ibyo ngibyo abikora byubakiye ku byo yahoze azi, aranabyandika, aranabishaka. Ubwo sinzi niba biri kumvikana. Icya mbere, Allah yahoze azi ibizabaho, nyuma arangije arabyandika, nyuma arangije arabishaka, kubera ko nta cyabaho keretse icyo yashatse subhanahu nyir'ubutagatifu. Hanyuma arangije arabirema subhanahu wa ta'ala. Ni itegeko rero kuri buri mwemeramana kwemera izi nzego zose uko ari enye. Umwemeramana akemera ko icyo Allah subhanahu wa ta'ala yashatse la budda lahu min al-wuqu', akemera ko icyo Allah yashatse kigomba kubaho, akanemera ko icyo Allah atashatse ntabwo cyabaho. N'ibyo ngibyo byaje muri hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama tuzabona imbere, aho intumwa y'Imana yabwiye umuswahaba ati, turayivuga mu ncamake kuko tuzayiga imbere. Intumwa y'Imana yaravuze iti sallallahu alayhi wa sallama, iravuga iti, wa'lam, unamenye, annama asabaka, ko icyakugezeho cyangwa icyakubayeho, lam yakul liyukhti'aka, ntabwo cyari kuguhusha, wa annama akhta'aka, kandi ko ikitakubayeho icyaguhushije, lam yakun liyusibaka, ntabwo cyari kukubaho. Ibi byose umuyisilamu agomba kubyemera. Ibi ngibi rero ni ibijyanye n'igeno. Iki ngiki twanavuze yuko ari nacyo cyatumye uriya muswahaba avuga iyi hadithi, ayibwira ba bagabo bari baje kumubaza, wa antu'mina bil qadar, kunemera igeno, khayrihi wa sharrihi, iryiza n'iribi. Icyanyuma nsorezaho muri izi nkingi z'ukwemera kuri iyi ngiyi by'umwihariko, nuko igeno iyo umuntu ashaka kuryemera agakoresha ngo buri kibaho cyose kigomba kujya mu nyurabwenge ze, ntago bishoboka. Umuryango w'igeno ukagira ibyo bita at-taslim, uguca bugufi. Ihame ntakuka mu geno, ihame shingiro mu geno ni al-qabulu wa taslim, nukwakira igeno, wa taslim, no guca bugufi. Iyo bigiye kubijyanye n'imisiba, ibigeragezo, nukwihangana. Umuntu wihangana Allah azabimuhembera, kandi akamenya ko Allah atagerageza umuntu kubera kamwanze. Nanone iyo bigeze ku byo Allah yadutegetse, tugomba kumwumvira tukihangana. Nanone ibyo Allah yatubujije tugomba kumwumvira tukabyirinda. Nanone hari abantu, hari ingingo Allah atabahaye, aba nabo bagomba kwihangana bakareba izindi ndema Allah yabahaye, bakagira iki? Al-qabul, kwakira rya geno rya Allah, wa taslim, no kwicisha bugufi kuri rya geno rya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yadhunna dhann, kandi ko ukeka atagomba gukeka, anna Allah ma ahabbahu, ko Allah tamukunze. Ibyo ngibyo umuntu agomba kubyirinda. Wa qala ahadul ulama, numwe mu bamenyi yaravuze ngo, amma al-alimu, naho umumenyi, wal mu'minu, numwemera, fayashku nasa ila rabbihi, aregera abantu Imana ye. Wa amma al-jahil,
naho injiji ndetse n'umuntu udafite ukwemera fayashkullaha ila nnasi, aregera abantu Allah. Gute? Umwemeramana iyo ahuye n'ibibazo aririra Allah akamusaba, man yujibul muttar, ninde usubiza uwahuye n'ibyago n'ibibazo, ukomerewe n'ibibazo uretse Allah. Wa yakshifu su, akanavanaho ibintu bibangamiye umuntu uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Naho uyu winjiji wela usanga buri kanya ari ngewe nazize iki, ubundi kuki ndiho, ari kubwira abantu. Fahadha jahil, uyu nguyu afite ubujiji. Ikindi ibi bishobora kumufungurira umuryango wo kujya mu bibi, kujya mu bapfumu, kugira gute. Nanone umwe mu bamenyi yaravuze ngo wala ufattashta man fattashta, ngo uramutse ugiye ugacukumbura bucukumbura bose ukagenda ureba ukagenzura, ngo wari gusanga buri muntu wese muri abo afite ukuveba igeno ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nta nubwo bibihisha ko hari masaibi zibaho, ukamenya ko Allah ari malikul muluk, ni umwami w'abami, ntacyo wakora. Naam, iyo abaturage bahugujwe bajya kwirwanaho, ariko iyo imyuzure yateye bajya he? Bahungira he? Iyo barwaye za ndwara zidakira bahungira he? Ahangaha niho tubonera ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Warakara utarakara ntacyo biri buvaneho, ariko innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisabin. Allah subhanahu wa ta'ala aha bihangana ibihembo bidafite ukubarurirwa. Fa'lamu hadha barakallahu fikum, umenye ibingibi Allah subhanahu wa ta'ala abahe umugisha. Reka dusoreze ahangaha. Izo rero zikaba ari inkingi z'ukwemera esheshatu umwemeramana wese agomba kuzemera, akanazishakaho ubumenyi birambuye, akanamenya yuko washize mu bikorwa, uwo nguwo afite ibihembo ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Dusaba Allah ko yaduha kumwemera mu kuri ko kumwemera, akazanaduha kuva kuri iyi si tumwemera. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.